nafunguye channel email yo kuri Binyoni TV ukoreshaho subscribers ufungura indi email ukorana none subscribers indi email iri mu mazina yanjye yanyayo nkora subscribers nkora n'indi email yitwa Nzirire Sedi official ukora subscribe ziba subscribe nyakarambi ya mbere ni ubwo murazi nanjye reka manze mbireke ngo uri mu bisheke umva mani be urumva uriya munyere maze kuyikora sabu ya kane ndaza kubwira igihe iyo bori maze sabu ya kane zajyaga uzibara sabu ya kane umuntu wayishyizeho ninjye wowe ndakubwira sabu washyizeho sabu ya kane niyo umujama nyine wo bita niyo emi dukorana ku iyo boro nyine sabu ya gatanu ikorwa na merewe ya gatandatu amagaragara fureri we nawe akora indi zirindwi noneho ndavuga ni rero iyi boro nshaka kugira abasabu 10 sabu ya 8 niba fone yagiye nyishyiraho ako mwumvishe urugendo ugiye guhita umbwira abantu bankurikirana kuri iyo channel ngo ni bangahe ni abantu ki ngo turi mu mudugudu ni nkaho navuga ngo turi mu mudugudu umwe sabu ya 9 nararebye gucyo ndavuge ni biri gutiyenda ndagenda njya kuri wifi mbonye umuntu arambwira ngo mforoma telefone wumva uburemere bwa sabu maze umuntu ngiye kumuforomatira telefone ndayiforomata maze kuyiforomata usko guforomata phone na amafaranga ndabizi nje nabikoreye ubusa rero kugira ngo ubone sabu ibaze wumva uburemere bwa sabu maze guforomata telefone binsaba kugira ute gufungura email muri phone ye mana yanjye sabu ya 9 ni bona huye n'uyu mujama ayinkirira nanjye nkwishyirira yindi gusa ikiraho sabu ya 10 Kigali TV shahise ikiraho sabu ibaza ariko shamana urugendo ntabwo rugoroshye rimwe niyo ntazi umuntu wayishyize none bararukinisha ariko nkoze iperereza neza nasanga atarenze muri petit frère suyu se ni njyewe oya ni njyewe wayishyizeho nayikuyeho nizo nagwarira njyewe nashyizeho sabe zigera muri 3 ntabwo wayikuyeho ndarira bari mureke bari tujye muri shoot man gusura urugendo man ni hatari kugira ngo ubone umuntu ageze ahagera bro aba yakoze nosi urabona nk'uyu musista man reba ukuntu yambaye neza doreba hasi gwera oya unuvuga ngo wenda uyu munsi n'ubwaje makabazo n'ingisi ko sinko wavuga ngo ni content man cyane yuko shamani shusi nubwo twatahira yaje b'imyaka myinshi mu kanyu umukinyi wacu bari bamugonze oya reba uyu mukinyi mumuboze urumva mwamira gute ubu Kigali TV shari gusigarana nawe oya reba kweli umuntu umufana gurya yarabacitse ngo ni afande imana ariko akwibaza abasirikari imana b'igihugu babuze bari muri shoot rwose nyine mani uramujama gusa mani gutinda kw'abakinnyi ntabwo ibintu ni ukubyigaho umuntu agafata constant none mani reka nze nkubwire ngewe ari akantu suzi ko uyu mujama niwe ubizi urumva mfite cyane inshyashya nyine bayita bika empire nyine icyo yituntu ndayizi ndayikurikirana cyane iraboro nyine wabonye ko njya ncishaho utuntu nyine ndayikurikirana rwose uyu musista tubana nibwo yabyumva ugiye kubona mbona imaze na uploadingaho video bwa mbere n'ubu manzi ariko bimeze mbona igize abasubscribers 10 igihugu kireba nabi urumva nagize abasubscribers 11 abasubscribers 11 views 9 ngiye gukubwira abo basubscribers na views izo sabuzo nafunguye email nzishyiriraho email 3 uzishyiriraho email 3 nishyiraho sabusa urumva no maze kwishyirira ko bigora mari ko bigora ibiboro
maze kuyishyiriraho sabo ndavugeni rero ubwo babaye bangaye 9 oya bari batatu navunguye channel urumva navunguye channel email yo kuri Binyoni TV ukoreshaho subscribers ufungura indi email ukorana none subscribers indi email iri mu mazina yanjye yanyayo nkora subscribers nkora n'indi email yitwa Nzirire Sedi official ukora subscribe ziba subscribe nyakarambi ya mbere ni ubwo murazi nanjye reka manze mbereke ngo uri mu bisheke umva mani be urumva uriya munyere maze kuyikora email ibihumbi sabu ya kane ndaza kubwira igihe iyo bori maze sabu ya kane zajyaga uzibara sabu ya kane umuntu wayishyizeho ninjye wewe so wonda ndakubwira sabu washyizeho sabu ya kane niyo umujama nyine wo bita niyo emi dukorana ku iyo boro nyine sabu ya gatanu ikorwa na merewe ya gatandatu agaragara fureri we nawe akora indi zirindwi noneho ndavuga ni rero iyi boro nshaka kugira abasabu 10 sabu ya 8 niba fone yagiye nyishyiraho ako mwumvishe urugendo ugiye guhita umbwira abantu bankurikirana kuri iyo channel ngo ni bangahe ni abantu ki ngo turi mu mudugudu ni nkaho navuga ngo turi mu mudugudu umwe sabu ya 9 nararebye gucyo ndavuge ni biri gutiyenda ndagenda njya kuri wifi mbonye umuntu arambwira ngo mforoma telefone wumva uburemere bwa sabu maze umuntu ngiye kumuforomatira telefone ndayiforomata maze kuyiforomata usko guforomata phone na amafaranga ndabizi nje nabikoreye ubusa rero kugira ngo ubone sabu ibaze wumva uburemere bwa sabu maze guforomata telefone binsaba kugira ute gufungura email muri phone ye mana yanjye sabu ya 9 ni bona huye n'uyu mujama ayinkirira nanjye nkwishyirira yindi gusa ikiraho sabu ya 10 Kigali TV show yahise ikiraho sabu ibaza ariko shamana urugendo ntabwo rugoroshye rimwe niyo ntazi umuntu wayishyize none bararukinisha ariko nkoze iperereza neza nasanga atarenze muri petit frère suyu se ni njyewe oya ni njyewe wayishyizeho yari yanayikuyeho nizo nagwarira njyewe nashyizeho sabe zigera muri 3 ntabwo wayikuyeho ndarira bari mureke bari tujye muri shoot man gusura urugendo man ni hatari kugira ngo ubone umuntu ageze ahagera bro aba yakoze nosi urabona nk'uyu musista man reba ukuntu yambaye neza doreba hasi gwera oya nuvuga ngo wenda uyu munsi n'ubwaje makabo n'ingisi ko sinko wavuga ngo ni content man cyane yuko shamani shusi nubwo twatahira yajemo imyaka myinshi mu kanyu umukinnyi wacu bari bamugonze oya reba uyu mukinnyi mumuboze urumva mwamera gute ubu Kigali TV show ari gusigarana nawe oya reba kweli umuntu mufana gurya yarabacitse ngo ni afande man ariko akwibaza abasirikari man b'igihugu babuze